umunani icyenda hanyuma akanyuma icumi. Rwanda rimwe kabiri gatatu kane gatanu karindwi umunani icyenda hanyuma akanyuma icumi. Wow. Ni ukuvuga ngo ukibona iyi video nawe udukurikiranye, ndatekereza nashidikanya yuko amarangamutima itazamuka kubona uyu mubebe ukunzwe cyane kuri social media. Ngira ngo niba ukunze kuba wakurikirana social media zigiye zitandukanye, wabashije kuba wamumenya, cyangwa se niba wabonye thumbnail twashyize kuri iyi video wabashije kuba wamenya uwo tugiye kuba twagarukaho. Ni video iri kugenda trendinga mu binyamakuru bigiye bitandukanye twifuje kuba twagarukaho, y'inshuti cyangwa se y'inkoramutima nanone kandi y'umwuzukuru w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda cyacu, our president Paul Kagame. Ni video iri kugenda igarukaho cyane mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ndatekereza nashidikanya yuko utari bunayibona ahangaha kuri Media TV gusa, ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Iyi video ugiye kugenda uyibona. Ni video rero y'umwana w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, navuga ko ari umwuzukuru w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda cyacu, wa president Paul Kagame. Uyu mubebe ukunze kuba yagarukaho cyane mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, aho akunze kuba agaragara ari kumwe na perezida Paul Kagame cyane bari kumwe. Rero ndagira ngo mbashe kuba nakongera kuba nagabanya izi sound zacu, hanyuma maze ubundi nongere nsubizemo iyi video, twite twongera tugaruka twumva uburyo uyu mubebe rwose abara neza mu Kinyarwanda. Ibi birahita binatuma ngaruka cyane kuri grand père we, cyangwa se kuri sekuru, niko navuga mu Kinyarwanda cyiza cyimbitse, aho yagarutse kuri iki kintu cyo kutavuga Ikinyarwanda neza. Yakigarutseho ubwo yari ari mu nama ari kumwe n'abayobozi bagiye batandukanye, akigaruka kuri iki kintu cyo kutavuga Ikinyarwanda neza. Ibi rero ni ukuvuga ngo birahita bituma nanabigarukaho cyane, ariko reka tubanze twongere twumve rwose umwana hano atubarira akageza ku 10 uvuga Ikinyarwanda neza cyane. Rwanda rimwe kabiri gatatu kane gatanu karindwi umunani icyenda hanyuma akanyuma icumi. Urumva ko rero rwose umwuzukuru mukuru w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda cyacu, ndavuga our president Paul Kagame, urabona yuko rwose uyu mwuzukuru wacu, urabona ko Ikinyarwanda kivuga neza, aho ari kubara kuva kuri 1 maze ubundi akageza ku 10. Ni video iri kugenda itrendinga mu binyamakuru bigiye bitandukanye, ndetse no ku social media, aho bari kugenda abayisangiza abantu bagiye batandukanye, aho natwe twifuje kuba twayigarukaho, aho rwose bumva aho umwana ari kuvuga Ikinyarwanda neza. Kandi uyu mwana icyo nakubwira, ntumwana usibye kuba ari inshuti ya sekuru, cyangwa se ari inshuti ya president Paul Kagame, ni inshuti y'abanyarwanda muri rusange, ni inshuti yo mu muryango aho ukomoka ndetse no mu gihugu hose. Ni umwana rwose ubona
ubona ko akunzwe cyane. Ni umwuzukuru mukuru rero w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda President Paul Kagame, ukunzwe kuba yagarukaho cyane ari kumwe na sekuru cyane, ubona bahuje urugwiro. Ni amafoto aba agiye atandukanye agenda aca mu binyamakuru bigiye bitandukanye, aho bari kumwe na sekuru cyane cyane rwose kurusha uko aba ari kumwe n'ababyeyi be. Akunze kuba yagaragara cyane mu bitangazamakuru bagenda banazisangiza inshuti zimwe na zimwe. Rero iyi ni video y'uyu munsi yagarutsweho cyane, iri kugenda isangizwa n'abantu kuri social media, ubona yuko rwose ari ibintu byiza cyane. Uyu mubebe usibye kuba akunzwe iwe muri famiye muri rusange, navuga yuko rwose n'abanyarwanda bamukunda cyane. Ibi rero binyibukije aho sekuru mu minsi yashize cyangwa se grand père we ari we our president Paul Kagame yagarutse kuri iki kintu cyo kutavuga ikinyarwanda neza, aho yagendaga asa nkaho akosoramo abayobozi mo gakeya, kandi avuga yuko rwose ikinyarwanda gikwiye kuvugwa neza nk'uko bikwiye, pana kuza tugenda tunanavangamo n'izindi ndimi, ariko nubwo wenda biba binakiniwe cyane rimwe na rimwe, ariko yavuze yuko rwose ikinyarwanda gisa nkaho kiri kugenda kibagirana mu banyarwanda muri rusange, aho yagiye asa nkaho akosora abayobozi mu minsi yashize ubwo yari kumwe nabo mu nama yagiranaga nabo. Na makuru rero yakunzwe kugarukaho cyane mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye rwose, ubona yuko ikinyarwanda gisa nkaho kiri kugenda kibagirana, aho uba usanga rwose abantu bamwe na bamwe bagenda bavangamo n'izindi ndimi z'amahanga, ukabona yuko ikinyarwanda muri make kiri kugenda gisa nkaho kidindiramo gakeya. Ibi rero byagarutseho na President Paul Kagame nk'uko twabibabwiye, aho yari afitanye inama n'abayobozi mu minsi yagiye itambuka, ndetse kandi binatangira kuba byagarukaho mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ibi rero ndabibonye mbona uyu mubebe ahubwo ari kugenda trendinga muri ibinyamakuru bigiye bitandukanye, maze ubundi bitabinyibutsa mu minsi yashize aho sekuru cyangwa grand père we ibi yabigarutseho, avuga yuko ikinyarwanda gisa nkaho kiri kugenda kidindira, gisubira inyuma, kiri kugenda kibagiranwa mu banyarwanda. Ibi rero nibyo twifuje kuba twagusangiza kuri uyu munsi, aho twabashije kuba twabona iyi video, turavuga duti reka natwe tuyigusangize, maze urebe uburyo umwana rwose abara kuva kuri rimwe akageza ku 10. Ni umwuzukuru w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, akaba ari umwuzukuru mukuru, akaba ari inshuti ya President Paul Kagame, inkoramutima ye, ndetse by'umwihariko akaba n'umwuzukuru we mukuru, ubona baba bari kumwe cyane, inshuti ye magara cyane, ibiri kugenda igaragara mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, mu mafoto baba bagenda basangiza abantu kuri social media. Reka rero mwibutse yuko iri kumva ari Media TV, ngushishikariza niba ari bwo kitwumva rwose ko wagira gutyo ugakora subscribe kugira ngo ujye ubasha kuba wakurikirana ibyo tuba tugenda tubagezaho. Turabashimiye, tubifuriza gukomeza kugubwa neza aho muherereye mwese. Nyagasani akomeze kuba yabaturindira. Murakoze cyane.